Soma Bibiliya. Uyu munsi turasoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 49 tusoreze ku gice cya 50 cy'iki gitabo, ari nacyo gice cya nyuma kigize igitabo cy'Itangiriro. Uyu ni umunsi wacu wa 13, akaba ari aha dusoreje gusoma igitabo cy'Itangiriro twitegura kwinjira mu gitabo cyo Kuva cyangwa Iyimuka Misiri nitwa Bikemu. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 49, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yakobo ahanurira abana be bizababaho. Yakobo ahamagaza abana be arababwira ati, nimuterane mbabwire ibizababaho mu minsi izabaho kera. Nimuterane mwumve bana ba Yakobo, mwumve Isiraheli so. Rubeni uri imfura yanjye n'imbaraga zanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho. Urushaho icyubahiro, urushaho gukomera. Uri nk'amazi kuko adahama hamwe, ntuzabona ubutware, kuko buriye uburiri bwa so niho wabuhumanirije, yuriye imbyamo yanjye. Simiyoni na Lewi ni abavandimwe, inkota zabo ni intwaro z'urugomo. Mutima wanjye ntuzajye mu nama zabo za rwihereranwa, bwiza bwanjye ntugafatanye n'iteraniro ryabo, kuko bicishije abantu uburakari bagatema ibiti by'inka kugira ngo bimare agahinda. Uburakari bwabo buvumwe kuko bwari bwinshi, umujinya wabo uvumwe kuko wari uw'agashinyaguro. Nzabagabanya mu ba Yakobo, nzabatataniriza mu Bisiraheli. Yuda, bene so bazagushima, ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe, bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni icyana cy'intare, urazamutse mwana wanjye uvuye mu muhigo. Yunamye abunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza. Uwo ni w'amahanga azumvira, aziritse ishashi ye y'indogobe ku muzabibu, n'icyana cye cy'indogobe akiziritse ku muzabibu urutaho ubwiza. Ameshesha imyenda ye vino, imyambaro yo ayimeshesha amaraso y'izahabu. Amaso ye atukujwe na vino, amenyo ye yejejwe n'amata. Zebuloni azatura ku kibaya cy'inyanja, azaba ku kibaya kiriho inkuge. Urugabano rwe ruzorekera i Sidoni. Isakari n'indogobe y'inyamaboko iryamye hagati y'ingo z'intama, abona aho kuruhukira, ko ariho heza n'igihugu, ko ari cyo kwishimiramo. Yunamishije urutugu rwe kwikorera, ahinduka umuretwa utegeka icyate. Dani azacira abantu b'imanza, ubwo ari umwe mu miryango y'Abisiraheli. Dani azaba inzoka mu nzira, n'inshira mu kayira iry'ibinono by'ifarasi. Uhekwa nayo akaganzuka inyuma akagwa. Uwiteka ntegereje agakiza kawe. Gadi umutwe uzamutera, ariko nawe azabatera birukane, abakurikire hafi. Kuri Asheri hazava ibyo kurya biryoha neza, azatanga ibyo kurya byiza bikwiriye abami. Nyafutali ni ibuguma ry'ikizituwe, avuga amagambo meza. Yosefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko, amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Abarashi bamugiriye iby'urwango, bamurashe imyambi y'akarengane, ariko umuheto we nturakabanguka. Amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ya ntwari ya Yakobo, niyo yakomotsweho n'umushumba, igitare cy'Abisiraheli. Ibyo byakozwe n'Imana ya so izagufasha, byakozwe n'ishobora byose izaguha umugisha. Imigisha iva hejuru mu ijuru, n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu, n'imigisha yo mu mabere n'iyo mu nda. Imigisha so ahesha irenze yaneshejwe na data na sogokuru, igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho. Izaba ku mutwe wa Yosefu, mu izingiro rye niwe mutware wa bene se. Benyamini nisigara itanyagurira mu gitondo rirya umuhigo, nimugoroba bakagabanya iminyago. Abo bose ni imiryango y'Abisiraheli uko ari 12. Ibyo nibyo se yababwiye, abasabira umugisha, umuntu wese amusabira uwe mugisha.
Yakobo ategeka abana be aho bakwiriye kuzamuhamba. Arabihanangiriza arababwira ati, ngiye gusanga ubwoko bwanjye, muzampambe hamwe na data na sogokuru mu buvumo buri mu isambu ya Efuroni Umuheti, mu buvumo buri mu isambu y'i Makipela iri imbere y'i Mamure mu gihugu cy'i Kanani. Nibwo Aburahamu yaguranye n'iyo sambu, kuko gakondo yo guhambamo abaguze na Efuroni Umuheti. Nibwo bahambyemo Aburahamu na Sara umugore we, nibwo bahambyemo Isaka na Rebeka umugore we, kandi nibwo bahambyemo Leya. Ya sambu n'ubuvumo birimo byaguzwe ku Baheti. Yakobo amaze kwihanangiriza abana be, asubiza amaguru ku rutara, umwuka urahera, asanga ubwoko bwe. Itangiriro igice cya 50. Yakobo arapfa, baramwosa, bamujyana i Kanani, bamuhambayo. Yosefu yubama mu maso hasi, amurira haramusoma. Yosefu ategeka abagaragu be b'abavuzi kosa se, abo bavuzi bose Isiraheli. Bamara iminsi 40 bakimwosa, uko niko iminsi yo kosereza mingana. Abanyegiputa bamara iminsi 70 bamuririra. Iminsi yo kumurira ishize, Yosefu abwira abo mu rugo rwa Farawo ati, niba mbagiriyeho umugisha, ndabinginze mubwire Farawo muti, se yamurahirije ibi, dore ngiye gupfa. Mumva nicukuriye mu gihugu cy'i Kanani, abari muzampamba. None nkora kwinginga azamuka ahambe se, kandi ngo azagaruka. Farawo ati, zamuka uhambe so nk'uko yakurahirije. Yosefu arazamuka ajya guhamba se, ajyana n'abagaragu ba Farawo bose, abakuru bo mu rugo rwe n'abakuru bo mu gihugu cya Egiputa bose, n'abo mu rugo rwa Yosefu bose, na bene se n'abo mu rugo rwa se, abana babo bato n'imikumbi yabo n'amashyo yabo. Ibyo byonyine nibyo basize mu gihugu cy'i Gosheni. Ajyana n'amagare y'intambara n'abahetswe n'amafarashi, bagenda ari itara rinini cyane. Bagera ku mbuga y'Igosorero yo muri Atadi, hari hakurya ya Yorodani. Bacurirayo umuborogo mwinshi ukomeye cyane. Amaraho iminsi 7 araharirira, se amwiraburiye. Barira ku mbuga y'Igosorero yo muri Atadi, baravuga bati, uyu ni umuborogo mwinshi w'Abanyegiputa. Nicyo cyatumye bahita Beli Misiriyamu, hari hakurya ya Yorodani. Abana ba Isiraheli bamukorera uko yabategetse, bamujyana mu gihugu cy'i Kanani, bamuhamba mu buvumo bwo mu isambu y'i Makipela iri imbere ya Mamure. Ubwo Aburahamu yaguranye n'iyo sambu kuba gakondo yo guhambamo abuguze na Efuroni Umuheti. Yosefu ahumuriza bene se arapfa. Amaze guhamba se, Yosefu asubirana muri Egiputa na bene se n'abandi bose bajyanye nawe kumuhambisha se. Bene se Yosefu babonye ko Yesu yapfuye, baravugana bati, ahari Yosefu azatwanga, atwiture rwose nabi twamugiriye. Batuma kuri Yosefu bati, se atarapfa yaradutegetse ati, muzabwire Yosefu ibi, arakwinginze babarira bene se igicumuro cyabo n'icyaha cyabo, kuko bakugiriye nabi. None turakwinginze babarira abagaragu b'Imana yaso igicumuro cyabo. Yosefu babimubwiye ararira, ndetse bene se bagenda bamwikubita imbere. Baramubwira bati, dore turi abagaragu bawe. Yosefu arababwira ati, mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana? Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yashakaga kubizanisha ibyiza, kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato. Arabahumuriza, ababwira neza. Yosefu aturana muri Egiputa n'umuryango wa se. Yosefu aramya imyaka 110. Yosefu abona abuzukuru ba Efurayimu n'abana ba Makiri mwene Manase bavukiye ku mavi ya Yosefu. Yosefu abwira bene se ati, ngiye gupfa, ariko Imana ntizabura kubagenderera, ikabakura muri iki gihugu, ikabajyana mu gihugu yarahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izabaha. Yosefu arahiza abana ba Isirayeli ati,
Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufwa yanjye muyakuremo. Nuko Yosefu apfaramye imyaka 110, baramwosa bamushyirira muri Egiputa mu isanduku yo guhambamo. Murakoze cyane. Uyu wari umusozo w'igitabo cyacu cy'Itangiriro. Gahunda y'ikiganiro Soma Bibiliya irakomeje. Mwari kumwe na Bikemu, umusomyi wa Bibiliya.